Dukomeje ku ngingo yo kuvuga ku rukundo. Urukundo nyarukundo ntago rugira umupaka. Ngaruke nyuma gatoya ku byo navuze ubushize ko urukundo rubabarira rwihanganira byose. Ntago kwihangana ari ukwihanganira uwakugiriye nabi, ntago ari ukwihanganira abo mubana gusa, ahubwo harimo no kwihanganira ibigeragezo duhura nabyo, kuko hari ibintu duhura nabyo mu buzima bikaturenga, tukumva ntitushoboye kubyihanganira, tugacika intege. Rimwe na rimwe twaba dusenga tukumva ko hari Imana itabaho, ariko ukwihangana nyako kuva mu rukundo, ukumva ko atari umusaraba udashobora gutwara, Imana ihorana nawe. Urukundo rero ikindi nababwiraho, rwihanganira byose, rukunda abantu bose. Nimba ushaka kumenya ko ufite urukundo nyarukundo, uzagende wisuzume, uzasanga urukundo nyarukundo ari igihe udakunda abo mu muryango wawe gusa, atari abana bawe gusa, ahubwo ukunda abantu bose, kuko Imana iravuga ngo mukunde n'abanzi banyu. Ntabwo byoroshye, ariko Imana niyo itanga ingabire yo gukunda muri ubwo buryo. Noneho ikindi kigaragaza ko gukunda abantu bose ari byo twese duhamagarirwa, Imana yaravuze ngo umuntu wese ukunda aba yarabyawe n'Imana. Ubwo rero nicyo nagira ngo mbabwireho uyu munsi, duharanire kugira urukundo. Nta kintu cyiza nko kugira urukundo, nibwo bukire burambye umuntu ashobora kugira muri iyi si. Wagira ibintu udafite urukundo ntugire amahoro, ariko iyo ufite urukundo buri kimwe cyose ufite kibamo amahoro, kibamo umugisha, kikaguhira. Kandi urukundo nyarwo ni urusabana, ni ugusangira duke ufite ukadusangira n'abandi mu rukundo. Rero mbaye mbashimiye kuba munteze amatwi. Icyo mwifuza ko nakongera kubaganirizaho ku rukundo muzabimbwire muri komanteri, naho ubutaha.